ndeba ukuntu itorero ribuze ibintu bibiri by'ingenzi. Sigaye ntakibwiriza, kubwiriza narabirangije. Sigaye numva nakwigisha abantu nk'abahata ngo basome ijambo ry'Imana. Ni muri some mureke kuribwirwa, muryige, muri some mu nzu yanyu, muriganiriza abana banyu. Bashumba, mutegura inyigisho mwigisha abantu kwezwa n'iki. Erega abantu bari bakwiriye kubona Yesu, ntabwo bari bakwiriye kubona amasumbuko. Kuva Yesu amamagara 85 kugeza igihe bazanjyanira Rusororo cyangwa Yesu agahindura itorero nkagenda, n'ubuzima budusaba kwezwa day by day. Ubwo nibwo bukirisitu, nukumenya ko ubuntu bw'Imana buduhatira kuba mu buzima bwo kwera. Niki gituma utanga ibyawe, niki gituma ukora ya mirimo twavuze. Azaza kandi araza vuba, azanye n'ibicu kandi ngwaje azanye n'ingororano, ngwagorora buri muntu wese bikwiriye ibyo yakoze ibyiringiro by'itore. Ntabwo Yesu yapfuye ngo dukore ibyaha, ahubwo yapfuye ngo tubabarirwe ibyaha kandi tuneshe ibyaha, tube mu buzima bwo kwera, dutegereje ko azagaruka gucyura itorero. Ngubwo ubuntu bw'Imana. Murakoze kubwikaze kandi murakoze kutwiyegereza cyane. Ndi umushyitsi ariko si cyane, ko sibwo bwa mbere ngeze hano. Nitwa Pastor Masumbuko Ngendahayo Yosuwa. Ndi umushumba w'itorero rya ADPR, ariko watangiye ikiruhuko cy'izabukuru ku nshingano, ariko ukomeje umurimo w'umuhamagaro Imana yampamagaye. Ntabwo ndi imbata y'idini, kuko simbwiriza idini, mvuga Yesu. Kandi nshimishijwe no kubana n'abera muri uyu mugoroba. Ubushize twari kumwe tuganira kumenya Imana no kumenya inzira zayo, atari ukumenya imirimo yayo gusa. Kandi uyu munsi nifuje ko twongera kuganira ku ijambo ryayo, uko umwami yaduhaye. Nageze aha iteka yongeza ahandi bahantu ukuntu ari heza, kandi hakaba ari heza rwose. Ngasabira umugisha abantu bose bagize uruhare kugira ngo inzu y'Imana ise neza itya. Dukunda ibyiza, dukunda kwambara neza, dukunda kubaka amazu meza, ariko si kenshi abantu bajya bamenya guha agaciro inzu yitirirwa izina ry'Imana. Yemwe bakaruvari abari hafi na kure, mwagize neza kubaka inzu y'Imana yesheje Imana ikuzo. Yesu abaho umugisha mwinshi. Hari indi nzu y'Imana rero dukwiriye kurimbisha kuruta iyi, ni imitima yacu. Imitima yacu niyo nzu y'Imana nyirizina. Iyi ikaba aho dufataniriza kuramya no gukora imirimo no kubaka ubugingo bwacu, ariko imitima yacu ikwiriye kurimbishwa no kwera, kuko umwami wacu Yesu araza vuba. Nta kindi cyeza imitima yacu. Twezwa n'ijambo ry'Imana, twezwa n'umwuka wera, twezwa no guterana kwera, twezwa no gukorera Imana. Ibyo byeza ubugingo bwacu cyane, kandi kutabikora aba ari umuhango, tukaba tubaye abanyedini aho ku itorero rya Kristo. Ndashaka ko dusoma mu mwanya, umuyobozi ntabwo yampaye iminota kugira ngo ntica gahunda. Turasoma amagambo y'Imana mu butumwa mu rwandiko Paulo yandikiye Tito. Turasoma urwandiko Paulo yandikiye Tito, ibice 2 n'umurongo wa 11 tugere 14. Tito ibice 2 n'umurongo wa 11 tugere ku murongo wa 15 tafazari. Tuze gusoma no mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 n'umurongo wa 23 tugere 25. Turasoza gusoma igice cya mbere
mu Baheburayo 12 n'umurongo wa 28. Tito ibice 2 n'umurongo wa 11 tugira 5. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, ukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu be, kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi uyahugure ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Amen. Abaheburayo ni inyuma gato, ibice 10 n'umurongo wa 23 tugira 25. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa, kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe baje bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Dusome no ku gice cya 12 cy'Abaheburayo, ni kuri iyo page ikurikira, ibice 12, dusome n'umurongo wa 28 ndetse n'uwa 29. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Imana ihire ijambo ryayo. Aya magambo dusomye ndashaka kuvuga ku magambo 4 icyo Imana yahamagariye itorero. Twasomye mu rwandiko Paulo yandikiye Tito mu gice cya 2 n'umurongo wa 11. Hano haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Mu bayoboye gahunda iri jambo ubuntu n'abaririmbye ubuntu barivuzemo kenshi nteze amatwi. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Haleluya. Bwabonetse ryari? Ubuntu bw'Imana ni iki? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 n'umurongo wa 16 niho dusanga ubuntu bw'Imana. Yaranditse Yohana aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Impano y'ubuntu bw'Imana ni Yesu watanzwe n'Imana kugira ngo acungure ubwoko bwe bwite. Haleluya. Uwakiriye Yesu aba yakiriye ubuntu bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ni impano iruta izindi, ni impano iruta isi n'ijuru, ni impano iruta ibyo dutekereza, ni impano itagereranywa, ni impano yakomotse mu mutima w'Imana imaze kurema Adamu na Eva bacumuye, igambirira kera kuzaduha inshungu kandi kayiduhera ubuntu, ari we Yesu umwana w'intama w'Imana. Niwe buntu bw'Imana. Nihagira umuntu kubaza ubuntu bw'Imana ntukajye kure. Hari inyigisho z'ubuntu zateye isi muri iyi minsi mikeya. Nari maze ntari kuri uyu mugabane, ari ku mugabane w'i Buraya n'ahandi, ariko hari inyigisho no kuri internet muzazibona. Ubwo twakijwe n'ubuntu, turye tunywe dusambane twice
Yesu yarangirije byose igorogota n'ubuyobe. Ntabwo Yesu yapfuye ngo dukore ibyaha, ahubwo yapfuye ngo tubabarirwe ibyaha kandi tuneshe ibyaha, tube mu buzima bwo kwera dutegereje ko azagaruka gucyura itorero. Ngubwo ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bumaze kuboneka, Yesu amaze kuboneka, ngo butangiza ishuri. Ubu buntu bw'Imana Paul aravuga ngo nuko butwigisha ibintu bibiri. Icya mbere, bugira ibintu butubuza gukora, kandi bukagira n'ibintu bidutegeka gukora. Haleluya. Butubuza ibi bintu ariko bukatwigisha no gukora ibi bindi. Abafite Bibiliya y'Igifaransa n'Igiswahili n'Icyongereza murasangamo ibintu bibiri bitandukanye ubuntu bw'Imana butwigisha. Iryo shuri ry'Imana riravuga ngo butwigisha kureka kutubaha Imana uko ariko kose, bukatwigisha kureka irari ry'iby'isi iryo ari ryo ryose. Ngibyo ibintu bibiri butwigisha kureka, kandi bukatwigisha gukora ibi bintu bitatu. Butwigisha kubaho mu buzima twubaha Imana mu gihe cya none, dukiranuka mu gihe cya none, twirinda mu gihe cya none. Ngibyo ibintu bitatu bikomeye itorero dukwiriye kubamo. Twirinda kureka kutubaha Imana uko ariko kose, kandi twirinda irari ry'iby'isi iryo ari ryo ryose. Iyo tugeze aha ngaha rero ndatsikira, kuko ivugabutumwa rya none ryinshi rikangurira abantu, rikabakangurira kubabwira ko Imana itanga iby'isi. Ndabihamya nanjye yarabimpaye, ariko butwigisha kutararikira isi cyane, butwigisha kwirinda iryo rari rituma ab'isi bahenebera, butwigisha kugenda twirinda ikibi n'igisa nacyo, tukabaho mu buzima mu ijambo rimwe bwo kwera. Kandi kwera ni ukubaha Imana, kwera ni ugukora ibyo gukiranuka, kwera ni ukugenda mu minsi ya none turabera, tugaragaza ko twe naho dutuye mu isi, naho dufite iby'isi, ariko dufite n'ahandi harutaho dutuye none. Turi abagenzi, turajya ahandi, aha turacumbitse, aha niho dukorera Imana, ariko hari ahandi itorero ribikiwe. Haleluya. Ubwo buntu bw'Imana bukatubwira ko abameze batyo ngo bagendana ibyiringiro by'umugisha. Haleluya. Ibi byiringiro by'umugisha nibyo bituma itorero ribaho mu bihe bibi no mu bihe byiza. Ibi byiringiro by'umugisha Paulo aravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka kwa wa mukiza wacu wadukunze Yesu. Kandi ibyo byiringiro by'umugisha bikavuga ngo naboneka ni Yesu, ngo azaboneka nta kabuza, kuko yarasezeranye. Reka mbakangure, tugiye muri Christmas, Yesu yaravutse. Bwana sifiwe sana. Naho duserebura Noheri, Yesu ntazagaruka kuvuka. Yesu yarapfuye, arabambwa ku musaraba, kandi arapfa, arahambwa ku ngoma ya Pontiyo Pilato, ariko arazuka ku munsi wa gatatu, ariyo Pasika yacu. Ariko ndagira ngo bamenyeshe ngo ntabwo azagaruka gupfa, nta nubwo azagaruka kuzuka. Icya gatatu, Yesu ageze mu ijuru aho ngaho, yasutse umwuka wera mu itorero, avuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha, azabana namwe muri ubu buzima mukiri mu isi, ategura itorero, aryeze, ariboneze, ariremera ibyiringiro mu bihe bibi no mu bihe byiza. Umwuka wera ari mu itorero, ariko kandi ntabwo tuzahamaha, ahubwo ngo Yesu azagaruka gucungura abo, atujyane iwacu ibudapfa, twimuke
tureke gusirimbira aha. Niba mu ijuru basirimba tuzajya gusirimbirayo. Tureke kuru rugamba ahubwo ngo nagaruka tube tugiye kure y'icyaha, kure y'urupfu, kure y'intambara, kure y'imibabaro, kure aho hantu rero nibyo byiringiro by'itorero. Haleluya. Ubu buntu bw'Imana butwigisha ibintu ko ari bitatu. Butwigisha kureka kutuya Imana. Icya kabiri, butwigisha kubaho turi mu buzima bwo kwera. Maze iminsi somo urwandiko rw'Abaheburayo, muzabona umurongo mwinshi ukunda kuboneka, ariko ijambo nyamukuru riri mu Baheburayo ni ukwezwa. Holiness, kwezwa, gutakaswa. Uwo mutambyi mukuru yejeje, kandi ni umunsi arahari areza. Yaravuze mu gice cya 12 aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'umwete wo kwezwa. Iri ni ijambo ry'itorero ngo mugire umwete wo kubana amahoro. Ndeba ukuntu itorero ribuze ibintu bibiri by'ingenzi. Nimvuga itorero ndabavuga umubiri wa Kristo. Ntabwo mvuga Karuvari, simvuga Deperi kuko simbwiriza idini. Abera abakiriye ubuntu bw'Imana bashishikaye mu bindi, ariko tubuze ibintu bibiri kandi by'ingenzi. Reka mbabaze, ubwo mwanyemeye mukama gatuti, ndashimira Imana cyane. Erega n'ubu kunyemera ngo mpagarara aha nabwo n'ubuntu, kandi n'ubuntu bukomeye cyane. Ni icyubahiro cyane guhagarara ahangaha uhagarariye umwami w'isi n'ijuru umuvuga, kandi uri umunyabyaha wagiriwe ubuntu ko ntacyo ndusha abandi. Ndagira ngo bamenyeshe ko itorero umubiri wa Kristo turabura ibintu bibiri bikomeye kandi abantu batagisengera. Yesu yavuze ibintu bibiri, yatanze itegeko rishya mu isezerano rishya. Yaravuze ngo kandi ndabaha itegeko rishya, munsubize Bakaruvari. Iryo tegeko ni irihe? Ukunda Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge n'ubugingo. Irya kabiri, kandi ukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. Aravuga ngo itegeko ry'urukundo niho ibyahanuwe n'amategeko bisohorera. Itegeko ryo gukunda Imana mu mwami wacu ni itegeko ryo gukundana ubwacu. Icya kabiri, yarasenze muri Yohana ibice 17 aravuga ngo data ndagusaba, ni isengesho ry'umutambyi mukuru. Data ndagusaba ngo abo wampaye babumwe kuko jyewe na data na mwuka wera tubumwe. Nuko ngo babumwe, kandi nibamara kubumwe bakunda Imana, bakundane, maze isi cyangwa bisi nibabona bakundana kandi bunze ubumwe bazamenya ko nabatumye kandi ko ari abigishwa banjye nyakuri. Nibi bintu bibiri. Ibi ni bivuga ndabibwira abakiri bato batabonye ibihe bya mbere. Itorero rigira ibihe. Wakoze kuririmba yewe wa muyobozi we. Imana yacu ntigikangwa n'ibihe. Ibihe ntabwo biyikoraho, ariko ni umugenga w'ibihe. Mumbabarire mbasubize inyuma mu itorero rya mbere kuri ibi bintu bibiri, mbona uko ninjira mu nyigisho. Mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo Yesu amaze kuzuka, amaze gusuka umwuka wera w'Imana, mu bice bibiri haravuga ngo babaga hamwe. Reka mbivuge mu Gifaransa, ntabwo ari ukuba hamwe. Il vivait dans l'unité. Babaga mu bumwe udashobora gutandukanya. Icya kabiri, ngo barakundanaga urukundo utashobora, kugeza igihe ubumwe bwabo n'urukundo rwabo bamaze igihe bari muri izo nshingano ebyiri, ngo bageze mu mujyi bita Antiyokiya, ngo abantu bareba ukuntu babana. Munsubize ariko ngo bareba ukuntu bagira bati
babana muki mu bumwe no mu rukundo. Ngo barabareba basanga icyambere nta mukene uba muri bo, kuko gukundana kwabo kwatumaga bakenurana bagafashanya. Icya kabiri ngo basanga ukuntu babanaga bahoraga bashishikajwe no kumva iby'intumwa zigisha, ngo kandi bakabana bamanyagura umutsima bibuka Yesu wabambwe, wapfuye, wazutse, basangira igaburo, buzuye urukundo, bavuga ubumwe. Ngo aba bantu b'umwaniyo cyangwa barabareba barabazanya, ngo aba bantu babana kuruta uko tubana, bagakundana kuruta uko dukundana, aba bantu babana batavukana, aba bantu babana batari ubwoko bumwe, aba bantu tureba tugasanga aba bantu kwabo bagakundana bagakenurana, aba bantu ni bwoko ki? Ngo babuze uko babita, ngo baravuga ngo icyo tuzi aba bantu babanaga na Yesu n'abakirisito, n'abakirisito. Kuba umukirisito si kuba umukaruvari, kuba umukirisito si kuba umwadeperi, oya. Kuba umukirisito ni ukugira urukundo twarazwe na Kirisito, tukubahiriza ubumwe twasabiwe na Kirisito, tukaba bamwe. Aho ntihaba umuyuda, ntihaba umugiriki, ntihaba umuhutu, ntihaba umututsi, ntihaba umunyamurenge, ntihaba uwavuye bunaka, ntihaba umuhindi, ntihaba umushinwa, ahubwo bose ngo n'umwe, bacungujwe amaraso y'umwana w'intama, barakundana, bagashyigikirana, bagakenurana. Kandi uko babayeho isi yatureba ikavuga ngo ni ukuri aba ni abakirisito. Haleluya, amen. Ntukite umukirisito, uzareke bakwita umukirisito. Izina ry'ubukirisito ntabwo ari Yesu wari twise, ni abapagani bari twise. Babonye uko tubana, babonye urukundo, ngo nibwo mu byakozwe n'intumwa 26 ngo mu Antiyokiya ngo abantu bari bataba abantu. Gukundana, ubumwe, urukundo, n'abakirisito. Reka subira inyuma mbwira bari abana batabonye ibihe bya mbere, kandi mbakumbuze kubyigana. Yemwe ibihe byacu bya mbere, murambabarira, nabonye hano hari abasaza banduta, ariko nanjye nabonye hari nabo nduta, kuko harimo barumuna banjye, hari nabo mbyaye, harimo abakwe banjye, harimo bakazana. Erega ubu ndi kuzuza 65, niba ndi kuzuza 65 ndi umugabo. Ubu ntacyo nyifuza, ibyo ntabonye birabeho, ariko ibyo nabonye ndabishimira Imana. Ariko nabonye ibihe bya kera, ariko nabonye n'ibihe bya none. Shobora kugereranya ibihe n'ibindi. Mu bihe bya kera itorero rya mbere byarangwaga n'iki? Ntabwo barangwaga no gusirimba, oya, barangwaga no gukundana rwinshi. Urukundo rugatuma tugenda ibirometero 70 mu ishyamba tugiye gutarama, nta modoka, nta tagisi. Urukundo dukunda Imana rukatujyana mu mvura no mu mbeho, tukagenda turirimba nta nanga. Bwana sifiwe, amen. Niyo mpamvu abakera bararirimbye ngo umutima uraririmba. Oh, haleluya, amen. Nabonye ntakibasha kuririmba birambabaza. Umutima uraririmba ko nabohowe rwose, nuko nabohowe rwose. Urakoze kunyakira. Umutima ujya uririmba, nibyo. Ntabyinnye ahangaha umutima wanjye ukaburi guhimbaza yandokoye. Haleluya. Abantu bakera bararirimbaga, imitima ikaririmba, amosozi akamanuka, nta ucuranze, nta umutima ukaririmba. Ntimugatire abantu ngo nibashyire amaboko hejuru. Urabahatase nta rukundo, barayamanika, bazi uwo bayamanikira. Iyo bakizwaga bategaga amaboko, nta ucuranze, bagahimbaza Imana kuko buzuye. Ntabwo ari bibi kubwira abantu ngo nibazamura amaboko, ni ukubakangura. Ariko ubundi nta muntu ukwiriye guhatira undi, ahubwo urukundo rw'Imana ruduhate gukora ibyo. Kandi ubumwe bwacu n'Imana buduhatire kubabera. Reka ngaruke, karagaciyemo, karagaciyemo we, karagaciyemo. Sigaye mbabara cyane. Herutse Burayi mbona abantu barabyina nk'uko umubyina,
ariko ho natashe mu hoteli mbona babyinaga nabo bari mu hoteli badakora ibyo baririmbaga. Mbega ishano! Ibyago ni ukuririmbira aha ugataha mu kabari. Ibyago ni ukubwiriza aha kandi wanga mwene so. Nyabuneka ubuntu bw'Imana buduhatira kureka kutubaha Imana uko ariko kose. Nibyo. Ukatwigisha kureka irari ry'ibyisi harimo no gusambana no kwiba no guhemuka. Biriya byose ni ibyiza. Ukatwigisha kugenda twubaha Imana mu minsi ya none, tugenda twera kugira ngo isi nitubona dutandukanye nayo ihita imenya ko Yesu yaducunguye tutavuze n'ijambo rimwe. Abantu nibabona imirimo yanyu myiza, nibabona uko mubayeho, bahimbaza Imana ntawe ubabwirije, bavuge ngo abantu barahindutse. Ndagira ngo nihute mbabwire ubu buzima. Ubu buntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Bwigisha abantu kubaho kwera niki, kwezwa niki. Se muranyuba? Yego. Kwezwa niki? Kwezwa ni igice cy'ubuzima bwa gikirisitu cyitwa sanctification. Kuva umuntu avutse ubwa kabiri, sigaye ntakibwiriza, kubwiriza narabirangije, sigaye numva nakwigisha abantu nk'abahata ngo basome ijambo ry'Imana. Ni muri some mureke kuribwirwa, muryige, muri some mu nzu yanyu, muriganiriza abana banyu. Bashumba mutegura inyigisho mwigisha abantu kwezwa niki. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri abavutse ababaye icyaremwe gishya, ariko bari uruhinja. Abavutse Bibiliya ikavuga ngo nuko rero mumere nk'impinja zivutse vuba, ariko mwifuze cyane amata y'umwuka adafunguye, ari ryo jambo ry'Imana, ngo kugira ngo ribavane mu buhinja ribakuze ribageze ku gakiza gashyitse. Paul aravuga ngo kugeza igihe tuzaba abagabo tudateraganwa n'imyigishirize yo hanze aha, ngo ahubwo duhagarare mu kuri duhagaze kugera ku kigero cya Kristo. Paul yakigeze haravuga ngo jewe ubu ngubu Paul ntabwo ari jewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Yaravuze ngo kandi ubu mundeba urukundo yankunze nirwo runkoresha ibyo nkora ibi ngibi. Ageze igihe arahamye aravuga ngo nabambanywe na Yesu, ariko ndiho, nyamara si jewe uriho, ni Kristo uri muri jye. Erega abantu bari bakwiriye kubona Yesu, ntabwo bari bakwiriye kubona Masumbuko, kuko Masumbuko ni umunyabyaha. Ariko nibabona Yesu bazagira inyota yo kureba Yesu. Hari umuririmbyi wa kera, yasinyiririmba ariko nkunda indirimbo n'abaririmbyi. Yigeze aririmba chorus twaririmbaga kera ngo narahinduwe na Yesu. Ngo ariko uko nahinduwe ngo abandi ntabwo babizi. Arangije anezerewe aravuga ngo rero abantu bazajye bandeba ndirimba bambaze ngo ni iki gikutera kuririmba. Ngo nabo babwira ngo ikintera kuririmba nuko nabaye uwa Yesu. Niki kigutera kwishima wa mugore we? Nuko Yesu andi. Niki gituma ushima kandi uri umupfakazi? Ni Yesu undimo. Niki gituma unezerwa utagira ababyeyi? Yesu ni data. Niki gituma unezerwa kandi udatunze nk'abandi? Ni Yesu yambereye byose. Uko ni ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo kandi muzagira ubuzima bwo kwezwa. Kwezwa ni ukuva ku munsi wahamagawe, ku munsi wavutse, kugeza igihe Yesu azaguhamagarira. Tuba mu buzima bwo kwezwa. Ndabaririmbira izidini rero, hanagurwe hose mwana. Ngaho mufashe abanyedini nkanjye, hanagurwe hose mwana. N'umuriro wawe niba ushaka. Ngira iki? Ngira ibyaha bigira bite? Birimburwe kandi birimburwe. Ariko arabivuga atari ko ngerageza uko nshobora. Kwibuza inama mbi z'ibyaha. Atanyamara njya mbyibonamo asubiramo. None hanagurwe hose. Jya mwami, jya. Kwezwa n'ubuzima lifetime. Kuva Yesu amamagara 85 kugeza igihe bazanjyanira Rusororo cyangwa Yesu agahindura itorero nkagenda. N'ubuzima budusaba kwezwa day by day.
ubwo nibwo bukirisitu, ni ukumenya ko ubuntu bw'Imana buduhatira kuba mu buzima bwo kwera. Kabiri, twezwa n'iki? Twezwa iteka ryose n'ijambo ry'Imana. Yesu yarabivuze muri Yohana, aravuga ngo kandi ubereshe ijambo ryawe, ubereshe ukuri, kandi ijambo ni ryo kuri. Twezwa n'umwuka wera, uducunsha umuriro w'uwo mwuka kugira ngo twezwa n'ijambo ry'Imana, twezwa n'umwuka wera, twezwa no guterana kwera. Iyo twaje mu nzu y'Imana, Imana ica mu ijambo ryayo ikadutunganya, ikatwigisha aho duca, naho twagoramye, naho twagoretse, n'imibanire yacu n'imibereho yacu. Duhora twezwa umunsi ku wundi. Ubuntu bw'Imana butwigisha kwezwa. Ijambo rya kabiri, uko kwezwa ariko baratubwira ngo kuko umwami wacu ubuntu bw'Imana ngo bwabayeho kugira ngo butwuhagirire kuba ubwoko bw'Imana bwite. Ubwo bwoko bw'Imana bwite bugira ishaka ry'imirimo myiza yose. Naho twera ntabwo kwezwa guhagije, ahubwo ngo tugomba kwezwa tunakora imirimo myiza. Iyi mirimo myiza murayisanga mu buryo bune. Icyambere, Matayo 20:18, Yesu yabwiye abigishwa bamaze kuzuka, arababwira ngo nuko mugende nkuko data yantumye, namwe ndabatumye. Ndagira ngo batumwe murambura ibiganza. Abantu bazi ko Imana yabatumye mu isi, mu Imana icyubahiro, nanjye ndabibategetse. Uracyabikora? Nkuko data yantumye niko nanjye mbatumye. Matayo 28:18, aravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose, mubwiriza abaremwe bose ubutumwa. Uzizera amaze kwihana, mumubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, kandi dore ndi kumwe namwe uhereye none ukageza ku mperuka y'ibihe. Twatumwe mu isi kubwiriza ubutumwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Ntabwo twatumwe kuza kuba ku ruhimbi gusa. Oya, Yesu yaravuze muri Matayo 5:15, aravuga ngo muri umucyo w'isi kandi muri umunyu w'isi. Muri umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi utabasha kwisha. Nuko ab'isi nibabona imirimo yanyu myiza, bazahindukirira Yesu mwizeye, nta n'ikindi kintu mukoze. Mugende mu munyu w'isi n'umucyo w'isi. Muri umudugudu uri hejuru y'umusozi. Narababaye, nageze ahantu hamwe aho nari ngiye gusura amatorero, sohotse muri train, abantu babiri banganira mbareba ntabazi. Umwe yari umwirabura, undi we yari umumetisi. Iyo abantu bakuvuga rero ntabwo ushobora kubiyoberwa. Bongoreranye ndabareba, bakomeje kongorerana nk'umuvuga butumwa, ndabani buriya bambonye tu. Ndabegera ndabaramutsa mu rurimi rw'iwabo. Umwe arambwira ngo ndakuzi. Ndamubwira ntunzi hehe, ko ari bwo bwa mbere nkanagiye kuri ubu butaka, unzi hehe? Ati ndakuzi kuri YouTube. Mwanyumvise? Ndakuzi hehe? Kuri YouTube barakuzi nawe. Ni serende ni sedende. Uyu musaza twahuriye mu giterane cy'abayumbe, ndamukunda pe. Kabane umuntu arasaza, hagasaza n'umunezero, mu gihe abandi basaza bagasaza n'umushiha. Twarabyinanye mu giterane cy'abayumbe ku Gisenyi, ndacyakwibuka muzehe. Abantu barakuze. Uwo wambwiye ngo waranzi kuri YouTube, ndamubwira nti unzi he? Ati wigeze wigisha ibi n'ibi, nari hafi kwiyahura ndihana. Ntabwo ari we Masumuko Yoshua ngwi uri naha gukora iki? Ninaje kuvuga Yesu ko ari umukiza. Naribajije, iyaba yaransanze ndi kumwe n'indaya nari kuba ngowe. Abantu barabazi yemwe bana babaririmbyi, abantu barabazi hano kuri no kuri YouTube barabazi, ariko muraba umunyu mwakuba badihaha ngo mwibagirwe ku isi iradukeneye. Muri umucyo wese. Itorero dukwiriye kumenya ko Imana yaduhamagariye kumurikira bari mu mwijima. Nibyo. Icya gatatu,
ntabwo ari ukubwiriza ubutumwa gusa, ahubwo ni no gukora n'imirimo myiza yose. Muvuge ngo yose. Yose. Imirimo myiza yose. Yes. Toute bonne œuvre. Reka mbabwire muri makeya iyi mirimo myiza yose mike. Harimo imirimo gukorera Imana, dukoresha imirimo yacu myiza yose. Ubundi gukorera Imana ni ugukorera abantu. Servir Dieu, c'est servir les autres. Kuririmbira Imana ni no kuririmbira abantu. Kubwiriza ubutumwa tubwiriza abantu. Gukora imirimo yose myiza dukoreramo n'imirimo y'abantu. Yobu 29:15 na 16 ni imirimo Yobu yavuze yakoze atararwara, atarapfusha abana n'umugore, ataragira bya byago yagize. Aravuga muri Yobu 29:15 na 16. Munyemerere muze kwasoma ngemba nahateguye. Haravuga ngo nari amaso y'impumyi, nari ibirenge by'ikimuga, kandi nta mupfakazi utavuga ko yagaburiwe n'ibivuye iwanjye. Naburanaga urubanza rw'uwo ntazi, kandi nagiriye neza abo ntazi, abahisi n'abagenzi. Gukorera Imana ni ugukorera abantu. Kuba amaso y'impumyi bisobanuye iki? Kuba ibirenge by'ikimuga bisobanuye iki? Muratuje cyane, muratuje cyane. Menya muri kumva cyane. Muri kumva cyane. Turahari. Kera, nimvuga kera abahungu barampitana. Mubyumve, utumvise cyose avuga ntamenye n'icyo. Aba mwari muzi kera icyo byavugaga. Nubona umukuru uzahaguruke, nubona umeze imvi uzamuhagurukire yicare. Mwubahe so na nyoko, mwubaha abakuru. Kandi ni itegeko ryiza riri mu masezerano. Wubahe so na nyoko, wubaha abakuru, kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana iguha. Urashaka kurama, ubaha. Nibyo. Ushaka kuramira muri iki gihugu Imana yaduhaye, wubahe. Ubahe Imana ariko wubahe n'abakuru. Bibiliya ikavuga ngo kandi sabo gusa, ahubwo wubahe n'abategetsi, wubahe n'abami, kuko badatwarira inkota ubusa, kandi nta bwami budashyirwaho n'Imana. Nuba rebere uzakenyuka. Iyi mirimo myiza yose yo barahamya ngo jewe nayikoreraga abantu bose. Icya kabiri, mu gitabo cy'Imigani 31 n'umurongo wa 20 havuga umugore wubaha Uwiteka, umugore w'igitangaza Bibiliya yavuze, kandi ushushanya itorero. Umugore umenya ingeso zo mu rugo rwe. Ariko ku murongo wa 20 havuga ngo yaramburiraga amaboko abakene. Haleluya. Amen. Ko mutansubiza, nahoze mbona musubiza bari abasore, nanjye munyikirize. Haleluya. Amen. Yaramburiraga amaboko abakene. Imigani yaramburiraga amaboko abakene. Ngo uwo mugore yazindukaga kare cyane, agatunganya ibyo mu rugo rwe, agakora byose neza, ngo ariko akaramburira amaboko abakene. Kandi iri jambo Mateo 25 n'umurongo wa 34 mu gihe cy'ubwami bwa Kristo, Yesu yaravuze ngo kuri uwo munsi niho ndi busoreze azagaruka, ngo azabwira abantu, arobanura abantu bamwe iburyo abandi ibumoso. Ngo azabwira bamwe b'iburyo babwire ngo nimuze abo data yahaye umugisha uhereye ku kuremwa kw'isi, muze mwinjire mu bwami bwa data. Kuko ni imirimo 6 idasaba ibiganza by'abakuru. Kuko nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari umukene murankenura, nari mfite inyota mumpa amazi, nari umunyamahanga murancumbikira, nari muri gereza muza kunsura, kandi nari ndwaye muza kunsura. Iyi mirimo si y'abapasitoro gusa, ni imirimo y'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Perutse guteranira ahantu babwira umuntu ngo nasengera abarwayi. Mumbabarire ko munankunde, nzagaruka, ni muntu mira nzagaruka, ni mutantumira sinzaza. Babwira umuntu bati yewe haguruka usengera abarwayi. Aravuga ngo mwami Yesu, ariko yaba atari kwifata. Mwami Yesu, turagutumye
utugerere CHK, ugere CHIB, turagutumye. Ntabwo dutuma Yesu ku barwayi, yaradutumye ngo twe tujye ku barwayi. Erega dushobora gusengera abarwayi bari kure bagakira, ariko Bibiliya ivuga umurimo mwiza uravuga ngo nari ndwaye muza kunsura. Harya mutuma Yesu mwabuze uko mugera CHK? Abakristo basigaye batuma Yesu ngo bari ujya kubasurira abarwayi. Matayo 25:3-4 yaravuga ngo azababwira ngo nari ndwaye. Njya mbabazwa cyane no kuba ushobora gusengera abakene ariko udashobora kugira ufungurira. Iryo sengesho ntacyo rimaze. It's useless. Uri ku meza yuzuye ibyo kurya, no muri depi wawe birahari, n'abaturanyi barabizi kuri umukire w'umukirisi. Mwami Yesu bariki chakula na wakumbuke wanaohitaji chakula. Wanaohitaji chakula ntabuzi. Urasengera abantu, sengera ibyo kurya ushima Imana, ariko Bibiliya iravuga ngo ariko urambura ibiganza byawe, haleluya, ugaburire abatabifite. Nibabona iyo mirimo myiza bazahindukira bahimbaza Imana. Hari abantu bakizwa nuko wowe wagaburiye abakene, hari umuntu ukizwa ko wamwambitse, hari umuntu umenya Yesu kubera imirimo yawe, apana amagambo y'amasumbuko. Ini mirimo y'amasumbuko, maneno na matendo bijyane hamwe, amagambo n'ibikorwa bijyane. Muri umucyo, muri umunyu, nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaza Imana so mu ijuru. Icyagatatu, ntabwo ari ibyo gusa. Yesaya 50:4 haravuga ngo umwami Uwiteka, umwami Imana. Yesaya 50:4 haravuga ngo umwami Imana ampaye ururimi rw'uwigishijwe kugira ngo nkomeze abakomeretse. Umwami Imana ampaye ururimi rw'uwigishijwe, ntabwo noba ikigane, ahubwo mpaye ururimi rw'uwigishijwe n'ugutwi kuzibutse kugira ngo nkomereshe abanyamubabaro ijambo ry'ihumure. N'amagambo yacu yonyine meza ashobora guhumuriza abababaye. Ngiyi imirimo myiza Imana isaba itorero. Kandi Bibiliya yaravuze yakagira ijambo ribi risohoka mu kanwa kanyu, ahubwo ko mubonye uburyo ngo mujye muvuga iryiza. Haleluya yemwe, amen. Mujye muvuga iryiza ribasha kugirira abaryumva umumaro. Erega buriya abantu badutega amatwi niyo turi mu isoko. Hari umuntu wavuze ngo mu isoko cyangwa muri supermarket ngo ibyo umuntu atahana ngo bihwanye n'ibiri mu mufuko we. Yego nibyo, uzi ukuntu bagutega amatwi utambutse, iyo ugenda wirata baba bakumva. Dore cya kivuga butumwa cyitwa amasumbuko n'amagambo yacyo mabi. Wamubona ku ruhimbi ntamubone avuga amagambo mabi, wakubona uririmba ntakumva amagambo y'amanjwe ava mu kanwa kawe, wakubona wateze igitambara cyiza, wakubona amaboko ari hejuru yiramya, wakubona usimbagurika ntakabona amagambo mabi. Umwami Imana mpaye ururimi rw'uwigishijwe kugira ngo nkomereshe umunyamubabaro. Amagambo meza, ndio amagambo meza. Sifiwe. Karihute. Kandi nyuma y'imirimo myiza, ese niki gituma tubaho twezwa? Ese niki gituma dukora iriya mirimo yose myiza? Tuyikora kuko tugendana ibyiringiro bizima yuko umwami wacu Yesu azaza. Reka mbabwire, niba itorero rishobora kubaho ridafite ikintu kiribwira ko umwami aza none, iri torero ntaho ritandukaniye na butike. Ibyiringiro by'itorero tugendana nuko umwami wacu Yesu aza. Araza pe. Ngibyo ibintu itorero bikwiriye guhora iteka ryibuka. Umwami araza, umwami araza, kandi araza vuba, kandi turamwiteguye. Ngibyo ibyiringiro byitwa igitsi ku mutima. Twasomye mu Baheburayo ibice 10 haravuga ngo kandi iteka ryose
ntimwibagirwa aya magambo ndabinginze. Nta wampaye teme uwantumiye yambwiye ngo nzavuga iby'umwuka azashyira ku mutima ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu. Haleluya. Ngo dukomeze kwatura iki? Ibyiringiro byacu. Kandi nguko tubona urya munsi w'umwami utwegera, nivyo turushaho kwatura ibyiringiro byacu. Ndagira ngo mbaze itorero, ibyiringiro byawe ni ibihe? Ibyiringiro by'itorero ni ibihe? Ibyiringiro by'itorero ni ukugaruka kwa Yesu. haleluya. Niyo bita living hope. Nta kindi itorero byiringiye. Twiringiye ko turiho none kandi n'ejo dushobora gupfa, ariko uwapfuye akazuka azazura abapfuye, natwe bazaba bakiriho, azaduhindura tujyane mu ijuru. Ngibyiringiro by'itorero. Ibi byiringiro by'itorero rero ntabwo nashobora kubivuga muri uyu mwanya mutoya, ariko mu isezerano rya kera kugaruka kwa Yesu kwanditsemo inshuro nyinshi. Mu isezerano rishya kwanditsemo inshuro nyinshi. Ubundi Paulo yabwiye abatesalonike aravuga ngo mumaranishe imibabaro. Kubwira niki? Ayo magambo. Ayahe basaza yuko umwami azaza. Mumaranishe imibabaro. Kubwira n'aya magambo. N'abatesalonike ba mbere ibice 4 n'umurongo wawo wa 18, ariko hereye kuri 13 ndagira ngo babwire ibyiringiro by'itorero. Itorero rikwiriye kwiringira cyane ko anytime umwami araza. Amina. Niki kinera kuvuga nkaba ngiye kuzaturuka imitsi? Azaza. Niki gituma utanga ibyawe? Niki gituma ukora ya mirimo twavuze? Azaza. Kandi araza vuba, azanye n'ibicu, kandi ngwaje azanye n'ingororano, ngwagorora buri muntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Ibi byiringiro by'itorero. Haleluya. Paulo yaravuze ngo, mbuze uko mbivuga mu Kinyarwanda ariko yigeze avuga, aravuga ngo nkoresha umubiri wanjye uburetwa. Uburetwa murabuzi? Ba intellectuel batazi Ikinyarwanda se, mu Gifaransa aravuga ngo uyu mubiri wanjye ngo j'assujettis mon corps. Ngo ajya afata umubiri we akawuhondagura, akawubuza ibyo bikwiriye, ngo kugira ngo nabikora atyo akavuga ngo nkoresha umubiri wanjye uburetwa, kandi mpora mu kaga, ndabwiriza nkabizira, ndabwiriza ngafungwa, kandi ibi byose mbikora ntyo mbikora kuko nziko ntacyo ndageraho, ariko umwami naza. Haleluya. Amen, amen. Umwami naza nta kabuza aza mikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza utabera, aza makuru urya munsi. Ati nyamara sijyawe jyenyine n'abandi bakunze kuboneka kwe. Haleluya. Tunajitabisha sababu Bwana yuwaje. Nimugire ngo kubwiriza ni ikintu cyoroshye. Ubu byabaye nk'ibigezweho, ariko ntabwo ari ibigezweho. Paulo yaravuze ngo, kandi abivuga abwira abigishwa be, arabwira ati rwose jewe nkubitana ibipfunsi ariko simpusha. Ati kandi ndamaranira kugeraho dutangurarirwa. Ati kandi kimwe cyo nziko ntarahagera, ariko kibimfashamo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Paulo hari abantu baraha n'ahandi ni wacu nibagirwa ibiri inyuma yabo. Aho aravuga ati nzasengana nawe ariko sinzagera mu rugo rwe. Imana irabizi inabi yangiriye, ntabwo nteze kuzayibagirwa. Hautenda mbingu, ntabwo uzagera mu ijuru. Ndamaranira kugeraho dutanguranwa, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma kugira ngo mbone uko nsingira ibiri imbere. Aravuga ngo kandi ndamarana kugira ngo ndebe ko nasingira icyo Kristo yamfatiye. Niyo mpamvu nkubitana ibipfunsi ndawusha, kandi ndiruka sinkutaza wajya, ahubwo iyo ngenda ndeba Yesu wenyine, kandi nzi ko amaherezo azaboneka urya munsi akanyakira. Ngibyo ibyiringiro by'itorero.
kugaruka k'umwana, kugaruka kwa Yesu. Kandi ageza pe Abatesalonike bigeze bagira ibyago, bapfusha abantu bataramenya abapfuye aho bazajya. Ngo noneho bagira agahinda bati ku mwami Yesu yari yaravuze ngo araza vuba, none akaba ataje, abacu bakaba bashize. Reka nkangura itorero mwongere mukanguke. Muzi ijambo Maranatha byanditswe n'Abatesalonike baziririmbaga, bari mu bubyutse bubabwira ngo umwami araza. Bukeye ntiyaza, ahubwo baterwa n'akarengane barapfusha. Bamaze gupfusha barababara batabacu barashize, none uwo mwami ko ataje turashize. Paulo arabandikira arababwira ngo icyo nshaka nuko mutababara nk'ababandi badafite ibyiringiro. Dore icyo nahawe n'umwami ngiki, ni uko umwami ubwe azaza avugije ijwi rye bwite n'impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye. Nuko bapfiriye muri Yesu nibo bazabanza kuzuka, natwe bazaba bakiriho duhindurwe, nuko tuzazamurwa tumusanganire, tuzabana nawe iteka ryose mumaranisha imibabaro. Kubwira nayo magambo nukuri, niba Yesu atazaza dukwiriye kureka kubwiriza. Iyi mibabaro yose tuyibabarizwa iki? Hazaza. Haleluya. Amen. Hari ubutumwa busigaye bubwira abantu ngo umuntu wakoreye Yesu ngo ntazababara, muzababwire ngo nabayobe. Yesu yavuze ngo ikibaze, yaravuze ngo mwisi mugire imibabaro, ngo ariko muri je mugire umunezero kuko nanesheje isi. Yabwiye abigishwa ngo mbasigiye amahoro. Hallelujah. Kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Haleluya. Icyakora simbaha amahoro ayisi itanga, ahubwo mbasigiye amahoro yanjye ngo mumenye neza ko mwisi muzahura n'ibirusha, ariko nimuhumure turi kumwe kandi nzagaruka bajyane mumaranisha imibabaro. Kubwirana ayo magambo, mubwirane ko Yesu aza. Sinzi izo ndirimbo niba zikibaho zo kugaruka kwa Yesu. Abantu baravuga ko Imana igira neza, yangiriye neza, ugasanga n'ibijumba yamuhaye, n'amata yamuhaye, n'umugore yamuhaye, n'umutugu Imana yamuhaye. Cyabuka hanze abafite imodoka sabarokore. Abantu bafite ibintu bavuga ko Yesu yabagiriye neza, ariko wababaza ibyiringiro byabo habana matumaini. Musome mu rwandiko rwa Petero, ijambo ry'Imana riravuga, Petero yabwiye abigishwa be, arababwira arabandikira. Petero wa mbere 3:15 na 17, ni ijambo ngira ngo mbasigireho intashyo, muzadukumbure munadusengere tuzahurire mu ijuru. Petero abwira arandika, yandikira batatanye mu karengane ibice 3:15 na 17, arababwira ngo kandi ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza kandi mwubaha rwose. Mu Gifaransa ho haravuga ngo soyez prêts à défendre votre espérance. Erega ni intambara guhamye ko Yesu azaza. Muhore mwiteguye kudefanda impamvu mwakijijwe. Muhore mwiteguye kubwira abantu impamvu muririmba. Muhore mwiteguye kubwira abantu impamvu mubyina mu rusengero. Muhore mwiteguye kuvuga impamvu mutera haleluya 60. Muziterera iki? Nuko umwami azaza. Ntabwo ari haleluya yo gushusha abantu, so kubyina ngo mashata tohe. Uwo tubyinira aradusezeranije ngo azatujyana, kandi hirya y'imibabaro tuzambara imibiri itaruha, idapfa, itarwara, tuzaba mu gihugu badahunga, tuzaba mu gihugu kitagira intambara. Mumaranisha, mubwirana abantu ibyiringiro byanyu. Igituma dukorera Imana tugendana ibyiringiro. Warikiye bahora bango, kandi ibyo byiringiro ngo ni nk'igitsika mutima. Mu Kinyarwanda igitsika mutima ntabwo abantu bakizi. Ngo kandi ibyo byiringiro ngo ni nk'igitsika umutima. Reka ndekiranga ntabarabe icyo gitsika umutima murakizi.
uze gusoma mu Baheburayo 6:17-19 ngo ni igitsi ku mutima. Ntabwo abantu bazi igitsi ku mutima icyo ari cyo. Usoma muri Bibiliya y'Igifaransa, usome no muri Bibiliya y'Icyongereza, urasanga bavuga ngo kandi icyo gitsi ku mutima ngo ni ancre. Hari abantu baba baragiye muri za bato, mu mashu, muri za navire, mu mato. Iyo umuraba wateye mu bwato, hari icyuma kinini gipima ibiro bisumba ubwato. Iyo umuraba ubaye mwinshi, bakita mu Kinyarwanda indere, barakirekura rwa rwuma rukamanuka rukagera ikuzimu, maze rugashikama muri y'amazi. Umuraba ugakubita ubwato, ugasanga indere yabo ukomeje. Ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu ni igitsi ku mutima. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho ndiho, naho napfa, nziko nkurwa n'Uwiteka. Pawulo aravuga ngo jewe Pawulo nigishijwe n'Imana gusonza, nigishijwe n'Imana guhaga, nzi kubaho mu bisaga, nzi kubaho mu bukene, naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose, shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kuza kwa Yesu ni igitsika. Haleluya. Kuko turarwara tukavuga ngo ninapfa nzajya mu ijuru, abapfuye bazazuka. Kandi muhore mwiteguye guhamiriza abantu bose impamvu z'ibyiringiro byanyu. Niba ibyiringiro byawe ari imodoka, umunsi imodoka yaguye utanguka na gari yako. Niba ibyiringiro byawe ari uko ufite so na nyoko, umunsi Imana yabatwaye uzagwa. Niba ibyiringiro byawe ari uko bene wanyu bagukunda, umunsi bakwanze uzagwa. Niba ibyiringiro byawe ari uko uri umushumba, umunsi uzaba utakiriwe uzagwa. Niba ibyiringiro byawe ari imbaraga Imana yaguhaye, umunsi washaje uzagwa. Ariko abategereza kugaruka kwa Yesu bazasubizwa mu imbaraga, bazagurukisha amababa, bazagenda ntibazananirwa, bazaguruka ntibazacogora. Mumaranishimire barakubwira nayo magambo. Nibyo. Hiyo ndiyo matumaini kanisa. Ibyo ni byiringiro by'itorero. Naho kuvuga mambo sawa sawa, ariko sha abayikoreye sikorera barababenshi. Gukorera Imana ntibyatuma udapfakara. Gukorera Imana ntibyatuma ndapfakara. Gukorera Imana ntibyatuma udakena. Gukorera Imana ntibyatuma udakira. Gukorera Imana wayikorera ukaryoha, ariko wakorera n'Imana bakakwanga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twebweho ibyiringiro byacu biri kuri Yesu. Paul yaravuze ngo nzi kubaho mu buzima bwose. Mumbabarire bakarubari, muzi kubaho mu buzima bwose? Uzi ko abantu bazi kubaho mu buzima buryoshye bwahinduka bakibagirwa. Imana ni Imana y'ibihe byose. Imana ntigongwa n'ibihe, kandi niyo mugenga w'ibihe. Iyo yagusekeye uraseka, kandi iyo yaguteye ibitugu urasenga. Bibiliya iravuga ngo mbe muri mwe harubabaye munsubize. Yakobo 5:13 mbe muri mwe harubabaye nasenge, nidunezerewe muri mwe naririmbe. Mu rusengero haba hari abababaye, haba hari n'abanezerewe. Imana ni Imana y'abishima, ni Imana y'abababaye, ni Imana y'abari sashika, ni Imana y'abari hano mu rusengero, ni Imana y'abize menshi, ni Imana y'inkandagira bitabo, ni Imana y'abami, ni Imana y'abagaragu, ni Imana y'abungeri, ni Imana y'abakiri, ni Imana y'abari mu misozi, ni Imana y'abari mu migi, ni Imana ibihe byose. Mumara nishimi babaro kubwirana ayambaga. Matumaini ya kanisa. Ntabwo byari bikwiriye kwiterana. Itorero ntirikwiriye kumara icyumweru batibukizwa ko Yesu azaza. Atarudi kandi araza vuba. Igituma dukora imirimo myiza, igituma twezwa nuko Yesu araza. Muzi ibyo byiringiro uko Yohana yabivuze. Urwa mbere rwa Yohana 3:3 yaravuze ngo bakundwa, ubu turabana b'Imana. Mubivuge mwese abana b'Imana. Bakundwa, ubu turi iki? Turabana b'Imana.
ariko uko tuzamera tikurerekana nyamara niyerekana tuzasa nawe. tukababajwe no kushaje. Yesu naza ntabwo tuzasaza, tuzajya aho badasaza. Amen. Abakundwa ngo turi abana b'Imana, ati kandi niko turi, atari kuko tuzasa ntikurerekana. Ariko Yesu naza, mumbabarire muhavuge cyane, Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzasa nawe kandi tuzamureba ukwari. Umva ibyiringiro by'itorero. Ariko ufite ibyo byiringiro akora iki? Yiboneza nkuko Yesu aboneye. Impamvu twezwa nuko waduhamagaye araboneye, natwe tukwiriye kwiboneza nkuko aboneye. Kwihana ntabwo ari umuhango, nuko ibyiringiro byacu bitubwira ngo kandi cyanuye cyose, abanyabwoba n'abatizera n'abarozi n'abasambanyi n'abakora ibyangwa n'amaso ntibazaraga ubwami, ariko baboneye buhagiye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, abo bazataha ubwo bukwe. Ufite ibyo byiringiro yiboneza umunsi ku wundi, yiboneza. Maranye n'umugore wanjye imyaka 30, ariko n'uyu munsi ndacyamubwira ngo mbabarira. Nukuri ko Imana ibi ndabivuga ndi ku ruhimbi. Hari abantu babana kandi bakamarana imyaka ariko batazi no gusabana imbabazi, kandi baba muri worship team, bazi kuririmba umukungwa, babwiriza kurusha amasumbuko, ariko ntibazi kwiboneza. Niko mu rugo ni iki? Urugo ni uruganda Imana idutunganirizamo, ariko iteka ryose tubeshejwe no kuvuga ngo mbabarira, mbabarira nakosheje. Ufite ibyo byiringiro yiboneza nkuko abone. Niki gituye mvuze ibyo bagore n'abagabo ntari muri ibi ngibi? Ese mwari muzi ko Yesu naza ngo babiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azumva ijwi ry'impanda undi asigare? Ni wa wundi utazi kwiboneza. Bazaba bakorera umurimo hamwe ariko batazi kubana bezwa. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko utejejwe hatamuona Bwana. Ibyo byiringiro biratubwira ngo dukwiriye kubonera hano ku ruhimbi n'iwacu mu nzu no ku buriri turara no mu ndege naho twagiye inyuma y'ibihugu tugenda, ariko tuzi ko impanda nivuga aho izagusanga n'izagutwarira. Ufite ibyo byiringiro yiboneza umunsi ku wundi. Ibisigaye nzabivuga ubutaha. Uwandikiye Abaheburayo aravuga ngo kandi mugire umwete wo guterana ishyaka ryo gukundana no gukora imirimo. Abera mugire ishyaka, ni Abaheburayo 10:23. Mugire ishyaka ryo gukundana no guterana ishyaka ryo gukundana no gukora imirimo myiza. Mumbabarire, guterana ishyaka bivuze iki? Guterana ishyaka bivuze iki? Nusoma mu rurimi rutari Ikinyarwanda ho aravuga ngo mugire umwete, mugire umwete wo gukangurirana. Ujye ukangura mugenzi wawe nawe agukangure. Haleluya. Akanda kavuga n'igitonze ngo mugire umwete wo kugira gute? Wo gukundana no gukora imirimo myiza. Nta na rimwe Yesu yifuza kujya mu ijuru wenyine. Niyo mpamvu yatumye babiri kugira ngo umwe nagwa undi amubyutse, umwe nacogora undi amuhagurutse. Haleluya. Se mwari muzi ko umuntu wese akeneye mugenzi we cyane? Urakoze cyane kubivuga ko ari cyane. Niba hari umushumba wabanye n'Imana kurusha abandi, agasenga menshi kuturusha, Mose niwe wasenze 40 jours nuit et jour. Hano ndabizi murayasenga, ni wacu muri ADPR turasenga, ariko tuyasenga turya. Abantu bajya babeshya ngo basenze 40, ntago basenga 40. Basenga iminsi 40 ariko ntibamara iminsi 40 batarya. Twumbi ndababeshye. Niba hari wasenze 40 hano amfashe nzaza nyigishe. Kera ngiri muri Zaire nigeze mbwira abagenzi banjye nkiri umusore nari umuyumbe. Ubu nari umuyumbe, nigeze mbu umuyumbe pe. Mbwira abagenzi banjye ndumva umwuka wera nyemeza ko nzasenga iminsi 10.
ndayisenga 1 2 3 4 5 ngeze ku munsi wa 9 ndahwera kandi twari twasengeye mu butayu ndapfa twari twasengeye mu ishyamba ry'umugabo witwa Sebarima hari muri 87 ndapfa bagenzi banjye babona amasumbu ko aragiye baranterura barampeka bajya gushaka uko bandamira iri ku munsi wa 9 ndahwera Mose yasenze 40 jours 40 atarya bila kuonja chakula wala maji amasengesho sesh yavuganaga n'Imana imbona nkubone kandi yarinze apfa ntaminkanya yaragira ariko ndagira ngo mbabwirire ijambo rivuga ngo duterane ishyaka ryo gukundana no gukora imirimo myiza ntabwo ari kubusa mbabwire aya magambo nuko hari ubwibone bwateye abantu muri iyi minsi bazi ko bashoboye byose aya ntabwo babishoboye nusoma mu gitabo cyo kuva 17 n'umurongo wa 8 ngo Mose ayoboye itorero bagiye kurwana n'abamereki yari afite ibanga ry'amasengesho pastor uraza kunyihanganira ngo ajya gusenga yari afite ibanga mu maboko ya Mose niho hari imbaraga z'Imana ngo atuma Yoshua amutuma mu kibaya kujya kurwana n'abamereki ngo ariko azamukana na Aroni mukuru we na Huri muramuwe Huri nta handi bibiri muvuga naho hantu honyine ndashima Imana itibagirwa umurimo umwe Huri nta handi bibiri yamuvuze aho honyine Huri ngo bageze ku musozi ngo Mose atega amaboko yasenga ateze amaboko yombi ngo hepfo Yoshua akanesha ngo ariko bigeze mu isaha zikuze amaboko ya Mose araruha ndashaka kubaza bakaruvari namwe mujya muruha yego oya sinjya mbona mutaruha murasirimba ntimuruha nta mujya muruha muraruha se ko muruha araruha amaboko ye ngo araruharagwa nibyo amaboko aguye ngo bagiye kubona babona inkuru zirava mu kibaya ngo uko yamanuye ni kwingabo z'Abisirayeli zishira ngo Aroni na Huri bigira inama yo gutera inkungu umushumba mukuru ngo bamwicaza kwibuye bamutega irindi buye ngo barangije umwe afata akaboko k'ibumoso undi afata akaboko k'iburyo bigiriye inama bati dutega amaboko umushumba yananiwe ngo amaboko ya Mose arakomera urugamba bararurwana baranesha mugira ishaka ryo guterana inkunga yo gukundana abakirisito duterana ishaka ryo gukundana apana ryo gucirana imanza yarananiwe atananirwa se yaracogoye adacogora se araruta Eliya ntimuzi ko Eliya yananiwe agahinda kakamwica kisabira gupfa ni ngombwa ko abera duterana ishaka ryo gukundana no gukora imirimo taheruka mu materaniro ni mu musura mu muwaze ngo wabaye iki kudaheruka muri korali no umunyamasengesho no umuntu hakugikumba ntimumuheruka mwimucira urubanza mujye kumubaza impamvu adaheruka ashobora kuba yarahuye n'icyaha ashobora kuba yarahuye n'icyago ashobora kuba yarahuye na Satani abera mutera n'inkunga n'ishaka ryo gukundana n'imirimo myiza yose niko abari mu byiringiro bigana mu ijuru dutera n'inkunga ntabwo tujya ducirana imanza dutera n'inkunga ubu hari ikibazo kiri mu itorero rya none hari ikibazo hagati y'abasaza n'abasore cyahozeho siyo mambo ya leo abakera baravuga ngo suku byakorwaga abanone bati nibyo bigezweho ibyo bizatuma uva mu rusengero baki kanisani Imana ni nyiribihe Imana izibihe bya kera n'ibya none kandi hagati y'ibya kera n'ibya none nta kizabuza Yesu gucyura umugeni hamaho ngaho ngo umushumba wongera babwiye ngo ibyo bintu bibahame mukomeze mu byiringiro ko Yesu azaza kandi muterane ishaka n'inkunga yo gukundana no gukora imirimo myiza nta muntu ushobora kuzajya mu ijoro adafite inkunga yundi ndagira ngo umuntu wese abwire bari kumwe ndagukeneye kandi nanjye ndabakeneye muterane ishyaka Imana ihabwe icyubahiro
Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah, hallelujah. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Butwigisha kureka kutubaha Imana kose. Butwigisha kubaho mu byiringiro. Butwigisha iteka ryose mu kubaho twera duterana ishyaka ryo gukunda no gukunda imirimo myiza yose. Imana ishimwe. Ndanezerewe kuko umubyizi wanjye ndawucyuye, ariko ndagira ngo muze kuganira, muramukanye munywe mubwirana ngo Maranatha, umwami araza, umwami araza. Iyo ngira umwanya nari kuririmba, nkaririmba za kera zivuga ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Umva ibyiringiro by'amasumbuko. Ntabwo azahamagara mu izina rya Deperi, ntazahamagara Karuvari, nziko nzumva izina ryanjye hitaba. Abafite ibyo byiringiro mwiboneze, umwami wacu araza, kandi azahamagara izina, kandi azahamagara izina, kandi azahamagara izina, kandi azahamagara izina. Ufite ibyo byiringiro yiboneze, umwami araza, umwami araza, umwami araza. Ndanezerewe kuko umwami naza ntazahamagara impano, naza ntazahamagara mu mazu, naza ntazahamagara umurera, naza ntazahamagara abanyabyinshi, naza ntazahamagara abaha, naza ntazahamagara abasita. Nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Tera n'ishyaka ryo gukundana, mwiboneze, mwamaraza Bwana yuwacu. Kandi byerekana kuza kwe n'ibi ngibi turi muri kubona. Ubugome buzagwira, urukundo ruzakonja, hazaduka abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma, ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Mumaranisha imibabaro kubwirana ngo Yesu araza. Uhaguruke dusenge, twongere tubwire Imana ngo tweze, twongere tubwire Imana ngo tuboneze, udukangurire gukora imirimo. Haleluya. Mwakoze kuntumira ndahumetse, mwakoze murakabyara ndahumetse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwigisha n'abigishwa basangire. Ubwo mwagize ngo nimwe nabwiraga, oya nanjye ndi kwibwira ngo umwami araza. Arakantu kanyishe ukuza k'umwami. Najya kuduhemba azaduha amazina, azaduhamagara mu izina, ariko nitugerayo hahandi mu bukwe azaduha amazina mashya. Yohana yabonye ngo buri muntu wese wabanye na Yesu mu kwera no mu kumukorera ngo ahabwe ibuye ryanditsweho izina rye, ngo kandi iryo zina ni izina rishya, ngo kandi iryo zina rishya umuntu wese azahabwa, ngo iryo zina nta wundi uzorimenya ngo kereka urihawe n'urimuhaye. Nta shari we, nta shari. Iryo azanyita niryo nzitwa, iryo azampa niryo nzabiryo, nirakazamperayo niryo ryanjye. Ufite ibyo byiringiro ategereze kuzahabwa izina. Birashoboka ko hano nta zina baguhaye, tubikiwe amazina mashya, tubikiwe amazina mashya. Dutegere Imana ibiganza tuyibwire ngo utuboneze, udutandukanye n'ikibi, ongera kurema ibyiringiro muri twebwe. Umwami araza. Mana data wa twese uhoraho nyiribihe, Mana yuzuye imbabazi we, haleluya, turagushimiye cyane, turakubashe buntu bw'Imana, turagushimiye Yesu umwami wabaye igitambo ku bwacu, turagushimiye Mwuka Wera waje gufasha itorero no kuryeza, turagushimiye Yesu jambo ry'Imana rizima, turagushimiye kuko uyu munsi n'uyu mugoroba wongeye kuduha ibindi byiringiro bishasha byo kuzaza. Urakoze duteze amaboko byerekana ngo tuguhaye imitima yacu n'imibiri yacu, utubabarire ibyaha byacu, utubabarire intege nke zacu. Twongeye kuza imbere yawe ngo udukangure, utuzure, uturemere ibyiringiro byo kuzakubona. Urakoze Yesu, turagushimiye ko witeguye kudukorera ibiri tujye tugusaba kubw'urukundo rwawe, kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen.